Yes, reka nguhe ikaze nanagushimira cyane wowe ufashe umwanya wawe twaba tugiye kubana muri iki kiganiro. Hari hashize igihe kinini hafi umwaka urenga nagaragara ku mashusho mu buryo bugiye butandukanye. Ariko ubu nagarutse babantu twe twaraburanye mwese ubu noneho nagarutse no kuvuga ngo ahangaha niho bigiye kujya bibera. Ntugende udakoze subscribe ubundi ukande no kukazogera kugira ngo ubundi ikiganiro cyose tuzajya dushyiraho kijye cyita kikugeraho ako kanya tukimara kucyaprodinga. Aha bahita EH cyangwa inyuguti ya I n'iya H. Umwihariko wacu ni entertainment ndetse na business. Uvuga ngo hano tugiye kujya tubaha amakuru ya entertainment ndetse na business. Nimba ushaka kumenya uburyo nyine ugiye kujya ubona amafaranga muri Kigali, dore ibiceri byaranabuze, n'abantu ntugende udakoze subscribe aho ngaho ubundi ibintu bigiye bikugeraho 5 kuri 5. Amakuru yose agezweho yaba mu myidagaduro ndetse no muri business nyine nkuko nari mubwiye, amahirwe agiye atandukanye agenewe urubyiruko mu buryo bwo kwiteza imbere. Ahangaha ntagucike ibikorwa bigiye bitandukanye bitoya byagufasha gutera imbere. Ntangaha nta handi abantu dushobora gufatiraho icyitegererezo baba baragiye batangirira hasi, ariko uyu munsi bakaba bari urwego bamaze kugeraho. Byose nahangaha amakuru y'imyidagaduro yo agezweho byose tugiye kujya tubibagezaho hano kuri EIH cyangwa I na H. I na H, nta TV iriho, ni I na H, IH. Nugenda udakoze subscribe, reka nshimire kandi umuntu turi kumwe ubiri inyuma bamwita Emerson Bakunda, niwe ubiri inyuma ya kuri kamera, nawe aba birimo neza cyane. By the way munamukurikire, nawe afite channel yitwa Baby Times. Baby Times TV, nawe mukore subscribe ubundi bijye bigenda fresh cyane. Hanyuma rero byari by'agaciro, ariko reka duhere kuri iyi nkuru y'imyidagaduro. Ya business nayo zizagenda ziza, ariko uyu munsi reka duhere ku nkuru y'imyidagaduro. Imwe mu nkuru zigezweho ziri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu rw'imisozi igihumbi, ni inkuru yigarurwa mu Rwanda ry'umutipe witwa Semuhungu. Iyi ni imwe mu nkuru iri kugarukwaho cyane, ibitekerezo bigiye bitandukanye. Natwe rero ntitwagenda tutayivuzeho, dore ko ari imwe mu ziri kugarukwaho mu buryo bugiye butandukanye. Rero twebwe ikintu turi buize kwivugaho, abantu benshi bagiye babivuga, mwarabyumvise. Semuhungu yagaruwe mu Rwanda, ntago yemerewe gukandagira muri Amerika. Nanone n'ibindi bigiye bitandukanye, ibyaha ashinjwa cyangwa byatumye bamwirukana, mwagiye mubyumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Twebwe ahubwo rero ikintu tugiye kukubwira ni iki. Turarebera hamwe ubundi igarurwa mu Rwanda rya Semuhungu. Hari isomo ryagatanze, hari isomo ryakagusigiye, hari isomo byagusigiye. Wabyakiriye ute wowe ku giti cyawe? Twere kugendera mu Kigali gusa ngo tujye aho ngaho tubona inkuru zose bari kuvuga ati ni umutinganyi, yasambanyije umwana utaruzuza imyaka, amavideo ajya hanze baramwirukana. Ntitugendere muri ibyo gusa, ahubwo twicare turebe iyi nkuru. Nimba uri umujene udukurikiye, iyi nkuru wowe yagusigira iki? Hari isomo wakuramo, hari ikintu yakwigisha? Cyangwa naho ngaho gusa ni ukugendera mu Kigali tu kuko ari ibintu biri kuri social media, cyangwa ari inkuru ubonye kuri channel wakozeho subscribe ugakandaho utireka ndebe. Urumva ibi bintu biba kuri social media ubundi akenshi basigaye bayita ku mihanda. Ntukajye utakaza bando zawe gusa ngo urebe cyangwa wumve nta kintu, ntugire ikintu bigusigira. Aho ngaho ni amakosa. Uzajya ubireba yego mu rwego rwo kuba entertained, ushaka kumenya amakuru wenda cyangwa kumenya uko byagenze, ariko bigire n'ikintu bigusigira. Aho ngaho nibwo bando zawe uzajya uba wazikoresheje neza. Yes, reka twigendere turebe iki kintu. Ese kwirukanwa muri Amerika kwa Semuhungu isomo byagusigira ni irihe?
ntabwo hano turi bwibande ngo kuba ari umutinganyi, ibyo ni amahitamo ye, ni uburenganzira bwe, biramureba. Ibyo twe ntabwo tubyitaho, ntabwo tubitenaho konti, ahubwo turareba nk'umuntu wo mu public figure. Nimvuga public figure nyine mubyumve, kuko arakurikirwa cyane, kuko ni nayo mpamvu yirukanywe muri Amerika, ibitangazamakuru byose byo mu Rwanda bikamuvuga, ni ukubera ko ari umu public figure. Niyo mpamvu ibyo bindi by'amahitamo y'uburyo bwo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa uburyo atwara umubiri we, ni ibyo biramureba n'uburenganzira bwe. Reka twe twirebere nk'umu public figure. Ikintu cya mbere ibi bintu byagakwiye kutwigisha, ibi bintu yirukanwa muri Amerika rya Semuhungu ryagakwiye gutanga isomo by'umwihariko ku rubyiruko, ku bajene, yaba baba muri diaspora cyangwa baba hano mu gihugu. Ngewe ikintu cya mbere nabonyemo ni uko ahantu hose burya haba abantu bapfira ifiyeri. Ntabwo twari tuzi ko no muri diaspora cyangwa muri Amerika by'umwihariko naho haba hari abantu bapfira ifiyeri, ariko mu by'ukuri barahari. Uti bahari mu buhe buryo? Uyu mutipe ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bari bazi ko ari umukire pe, noneho ampuresi umukire wo muri Amerika. Twari tuzi ko ari umukire, twumvaga amakuru, tukabona amashusho, afite umugabo ukize, umugabo yarapfuye amusigira ama etaje muri Amerika, ngaho ahahira mu mashopu akomeye, agira ate. Ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko kuri kw'ibintu. Reka nse nkusubira inyuma gatoya. Semuhungu yashakanye n'uriya mutipe, n'uriya musaza wapfuye. Aya ni amakuru n'abantu batari banazi. Nabonye abantu benshi bari kubyibazaho, bibaza batese imitungo ye bizagenda gute, amazu yari afite muri Amerika n'ibiki n'ibiki byose bizagenda gute. Reka nkubwire iki kintu, uriya mugabo yapfuye nta n'imyaka 3 aramarana na Semuhungu. Muri uko gupfa kwe, Semuhungu yaratarabona ibyangombwa bimwemerera kuba muri Amerika nk'umunyamerika. Byari bikiri muri process, kuko babitanga byibuze iyo hashize imyaka 3 nawe ubayo nyine ubana n'uwo mugore wawe. Niyo makuru mfite. Yaratarabona ibyangombwa. Imitungo yose y'uriya mugabo ntabwo yari yanditse kuri Semuhungu. Imitungo y'uriya mugabo, amakuru mfite aka kanya yizewe, nuko imitungo y'uriya mugabo yari yanditse ku muvandimwe we. Ariko Semuhungu nk'umuntu babanye, nk'umuntu basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, hari pourcentage agomba kujya abonaho, ariko ntabwo ari udesida, ntabwo ari ufata umwanzuro wa nyuma, ndetse niyo pourcentage bari abantu bajatse bayimwimba. Uretse ko atasubirayo muri Amerika ngo ajye kubarega, byaca hese. Nukuva we nugutegereza bakajya bamugenera, ariko nta burenganzira afite kuri iriya mitungo 100% cyangwa nk'uko twabitekerezaga ko byose yabisigaranye. Ako ni akambere. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo mu bijyanye n'izungura, uriya muvandimwe w'uriya mutipe, w'uriya musaza, ni ufite uburenganzira bwuzuye 100% kuri iriya mitungo. Twajyaga tubona umutipe ya postinze ebana ari gukora ama live ku ma Instagram no ku ma YouTube, yakamejeje ari umukapo, yagiye mu iduka rya amaduka Louis Vuitton n'iki, ngira ngo ababikurikiranaga murabizi. Biriya byose ni ibintu byo kugaragaza ko ari umunyine, yigaragazaga neza ko ari umukire. Nizi saha hari abandi bantu benshi babikora hariya, even hano iwacu hari abantu babikora, umuntu akakwereka ko ari umukire. Ariko my friend, ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga butandukanye na reality y'ibintu uko bimeze. Iyo uriya mutipe aza kuba ibyo yatwerekaga koko yari umukire bya nyabyo, biriya bintu byose byari ibye,
ntabwo yari kuba akigura imodoka agafata kredi. Nimba mwakurikiye mu kiganiro we ubwe yakoze, niwe wabyivugiye ukuntu yaguze imodoka y'ibihumbi 60 by'idolari, ariko kuko nta mafaranga yari afite yo kuyishyura ako kanya, yatanze ibihumbi 20, andi 40 asigara mu ideni. Tuvugishije ukuri, uri umukire, ugiye kugura imodoka nyine yandi yo kwiyemera, yandi abantu bazajya bareba bakavuga ati ari bazita ngo zero mileage, yandi bitaragendaho na kilometero n'imwe. Aho ngaho ubuyiguze nyine nk'umukapo, nk'umuntu w'umukire nyine, kugira ugaragaza ko nawe ufite ikofi. None se nimba uri umukapo wajya kugura iyo modoka ihenze, byibuze ntunishyure 50%, byibuze ngo wishyure 30 kashi hasigare 30, cyangwa ahubwo wishyure 40 hasigare 20, ahubwo ukishyura 20 ugasigara mu ideni rya 40 bazagenda bagukata buri kwezi kugeza ashize. Ibi ni ukuvuga ngo my friend, uwo muntu wowe uri kubona ku mbuga nkoranyambaga postinga ko yagezeyo kafite ibintu bya hatari, ntago ariko bimeze. Urubyiruko rwinshi ubu ngubu, si na hano mu Rwanda gusa, si no muri Amerika gusa, aho social media yamaze gufatira isi yose, urubyiruko rwinshi urasanga rubayeho ubuzima bw'amafoto kuruta kubaho ubuzima bwa nyabwo. Usanga urubyiruko rwinshi dusigaye tubaho ubuzima bw'amafoto. Umuntu ari kurwana no kugaragaza ko yifotoreje ahantu yasohokeye muri Marriott, umuntu ari kurwana no kugaragaza ko yahahiye muri shop ihenze za Danube n'ahandi, kandi nyamara ntago ariko bimeze. Ashobora kuba yagiye aho ngaho agiye gusuhuza umuntu biganye uhakora, ashobora kuba yahagiye agiye kunywa icyayi bisanzwe cya 5 cyangwa cya 3, ariko iyo foto ashobora no kuhajya kugira ngo ahahahire wenda akantu runaka, afate n'iyo foto, ariko nyamara azongera gusubirayo nyuma y'amezi 3 cyangwa ntazongera no gusubirayo. Ubwo nibwo buzima urubyiruko rwinshi rubayemo ubu ngubu tuvugana. Ni nk'uko uriya mutipe nawe yari ameze. Abantu bose bari bazi ko ari umukire, yagezeyo byarangiye. Ariko se my friend, wasubije inyuma ukagenda ureba, nta gusesengura bikibaho mu bantu kuri ubu ngubu. Nta gusesengura bikibaho. Abantu ibintu babonye hara kuri social media bahita bifata nk'ihame, bakumva nyine niko bimeze, ariko ntago ariko biba bimeze. Mu by'ukuri ara n'amafoto, ara n'amashusho, n'amavideo. Nta muntu posting ikintu cya fake, buri wese posting ikintu kiri smart, gisa neza. Ifoto yabanje hari akantu maze iminsi ndi kubona ku mastati y'abantu bamwe na bamwe, ugata umukobwa ubu ngubu basigaye ahitamo umufotografe mwiza kurusha guhitamo mu boyfriend cyangwa umufiance. Abanza guhitamo wa muntu uzamukorera ifoto ku buryo azajya yipostinga, abantu bavuga ati yagezeyo, kandi nyamara mu by'ukuri nta kintu, nta hantu kure yageze. Urumva amajwi yagiye hanze yumvikanisha neza ko Semuhungu nta kintu yigeze afasha mama we. Ibyo ntago ari ngewe bivuze, ni amajwi yagiye hanze, no mu biganiro bigiye bitandukanye muzabyumva cyangwa mwaranabyumvise. Mama we ari kuvuga ukuntu amafaranga yamwishyuriye, amafaranga yamuhaye ntabwo arenze ibihumbi 250. Nabwo byari no mu mashiringi. Abazi amafaranga y'amagande babyita imitwaro 25. Imitwaro 25 y'amashiringi, ubwo reka mvuge 250, ariko nta nubwo mu Banyarwanda ageze kuri 250. Kuko urumva mu mashiri umutwaro umwe yabari ibihumbi 10 by'amagande, kandi ibihumbi 10 ni nka 3 by'amanyarwanda. Urakoze cyane Emi. Ibihumbi 10 by'amagande biri muri hagati ya 3 na 4 by'amanyarwanda. None ibihumbi 10 by'amagande ni umutwaro. Mama we avuga ko yamuhaye imitwaro 25.
ubwo ni 250 y'amashiringi, mu manyarwanda nta nubwo arenze 150. Ni mama ubyivugira, ntabwo ari njyewe bihimbye, ni amajwi yagiye hanze yumvikanisha. Mama wari kuvuga ati ubundi uriya bana narakarabye n'ibiki, ariko nyamara ku mbuga nkoranyambaga twe tukaba tuzi ko ari umukire, tukaba tuzi ko ari umuherwe, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Nyaboneka ibintu tubona ku mbuga nkoranyambaga tujye dushungura, ntitukumve ko ibyo tubonye ari ihame ariko kuko bimeze. Iyo ni isomo rya mbere twagakwiye muri ibi bintu. Isomo rya kabiri twakura muri iyi nkuru ya Semuhungu, my friend, buriya discipline irakonta ahantu hose. Reka nguhe urugero. Aba basitari bose tuzi b'abanyarwanda baba muri Amerika batangira kwigaragaza hashize igihe kingana gute bagiye muri Amerika. Reka nguhe urugero. Meddy na Ben bongeye kwigaragaza bamaze imyaka 7 muri Amerika, ishobora kuba inarengaho gatoya. Kamishi yasohoye indirimbo ya mbere amaze hafi imyaka 8 muri Amerika. Bande ba Ernesto, ba Likidiki, bande abastari bose tuzi b'abanyarwanda. Hari nabo ubungubu kugeza isaha hari n'abataratangira gutwika. Batangira gutwika bamaze igihe runaka. Hahandi aba yizeye ko yamaze gukiranuka n'umuzungu ku bijyanye n'ibyangombwa byo kuba muri Amerika, niho batangira kwigaragaza, nibwo batangira gutwika. Ariko se discipline yawe nkeya, ubaye ukigera ahantu nturafatisha, nturabona n'ibyangombwa, ariko uhise utangira kurwana n'iki no gutwika kugira ngo ugaragaze bya bindi navugaga, ugaragaze ko wagezeyo, ugaragaze ko ibintu byose byakemutse, wagafashe, uri umuntu urenze. Kandi nyamara uracyafite byinshi bigutegereje. So discipline my friend, discipline irakonta ahantu hose. Uriya mutipe nimba uyu munsi yirukanywe muri Amerika, uraza gusanga 90% ari discipline. Ibyo kuvuga ngo bamuhitishijemo ngo kugaruka mu Rwanda, ntabwo ndi umunyamategeko, ntabwo nzi amategeko menshi yo muri Amerika. Gusa icyo nzi ko nta hantu haba itegeko rivuga ngo hitamo igihano turi buguhe. Hari ahantu zibahitishamo umuntu igihano bari bumuhe, ngo hitamo tugufunge cyangwa tukoherereza iwanyu. Ibyo nta hantu biba. Ahubwo we yagize amahirwe ntibanamufunga, ubundi abandi barabanza bakabafunga, bakicaramo igihano cyarangira, bakaburiza indege bagataha. Ariko discipline ntabwo ukigera ahantu, ntabwo uhita utangira gushaka kwemeza, ntabwo uhita utangira gushaka kugaragaza ko wabaye igitangaza, wageze ahantu. Ni ku isi, nubwo ari muri Amerika, yego bateye imbere, hari utuzi, bateye imbere kuri byose, ariko haracyari ku isi, ntabwo ari mu ijuru. Migero rukiri ku isi, ubu kirwana no kubahiriza amategeko yo ku isi, bigenzemo gakeya. Ubu abastari bose nari nkubwiye n'abandi ntavuze benshi cyane, Charina ni naro wabona batwika, wabona bapostinga ku ma social media. Ubu se ntibafite ama social media ya postinze, iyo bakoze affaire bapostinga agafoto kamwe cyangwa tubiri, ubundi bakicecekera bakituriza. Ni ukubera iki? Barabizi ko batarakiranuka n'umuzungu ku bipapuro byahariye. Anytime ashobora gukora akadega gatoya bagahita babagarura. Ibyiza rero urabanza ugashyiramo akadisipurine kugira ngo ubanze umetirize aho hantu, unahagira uburenganzira bwuzuye. Wikwihutira guhita ujya gutwika. Iyo uhitiye gutwika rero nibyo bihita biba nk'umuriro w'amashara, uragurumana ako kanya, mu kanya gato bigahita bishira. Reba muze kujya kuri Instagram y'uriya mutipe murebe, man, ibikweto yambaraga kwerekaga mu cyumba ahantu yambara ahantu abika inkweto, ukabona amastile yarahinduranyaga buri munsi. Ibyo yahahiye muri Louis Vuitton, ibyo yaguriye muri Nike, ibyo yaguriye muri Apple, ibyo yaguriye mu ki,
ariko kugira ngo rero urebe ukuntu Imana ari danje, ibyo byose yarabisize. Yazanye igikapu kimwe nabwo gitoya, agakapu gatoya gutya, abona kari karimo amadolari yuzuye bagiye kubakamo, agiye guhita yubakamo nk'itaje Kigali. aho ngaho byaba ari sawa. ubwo ibindi byose yaba yarahisemo kubisiga akazana amadolari gusa. Ako se naho ngaho bamuhaye ubwo burenganzira bwo guhitamo ngo siga ibi bintu utwara amadolari, ubwo bamuhitishijemo. Ahubwo urakoze cyane, ntabwo byemewe ko wagendana igikapu cy'amafaranga. Ubu mu Rwanda ntabwo wahinjira ufite amafaranga 20,000 by'idolari mu ntoki, ntabwo byemewe. Barakubwira ngo yanyuze kuri transfer cyangwa muri banki. None we ubwo icyo gikapu yazanye cyari cyuzuyemo ayo madolari. Urumva akantu ka discipline nyamuneka karakonta. Karakonta nimba ufata n'izo hayi cyangwa usangiye n'izo hayi n'abantu, wijya gusarira ku bantu. Nimba wafashe hayi zawe, gira discipline man, gira aho ugarukira tu, gira aho ugarukira. Uriya mutipe yageze hariya wagikanga ko yageze mu ijuru, avuga ati ubu byararangiye. Urakoze cyane. Yibagirwa ko yize kuri école primaire do École primaire de Kimisagara. Urumva ako ni akandi kantu nako twagakuye muri iyi nkuru ya Semuhungu. Hanyuma akantu ka nyuma rero, akantu ka nyuma twagarukirizaho, ubundi tugahita tuva kuri Semuhungu, ubundi tugasigara tureba uko bizagenda. Numvisha n'abantu ngazajyana mu nkiko, ariko sinzi, ntekereza ko nabwo zaba ari uguspendinga amafaranga y'ubusa, kuko ibintu azaba bajyanira mu nkiko bavugaga ni ibintu bisanzwe. N'ubundi nawe ubwawe wemera ko uri umutinganyi, ntubihakana, wiyita shangazi, wiyita kintu n'andi mazina. Niyo ari kuvuga abavuga ngo umugabo wanjye yarapfuye, bivuga iki? Birumvikanisha neza ko uri umutinganyi, uranabyemera. Sinumva rero izo mpamvu zo kujyana abantu mu nkiko. Ubu shaka kwihera avoka amafaranga tu, ntaribi yamuhereza, ubundi ubuzima bukomeza. Buriya ibintu byose bisaba gutuza. Uzi nka buriya iyo yiyizira bucece akagera i Kigali akituriza iyo hoteli arimo, reka nkubwize ukuri, sinagaruka kumutega iminsi turi kuganira, kuko urumva iyo byageze ku mihanda buri wese aba bifiteho ijambo. Si yaje ahitira muri Serena, kanze ngo urugero, mbere ubwo yaherukaga inaha hari muri 2018 ndibaza. Icyo gihe yaje yari agitwika akimeze neza, yaje nabwo ahitira muri Serena. Icyumba yari arimo muri Serena cyishyurwaga amadolari 250 ku ijoro rimwe. Icyo gihe ndabyibuka neza, nta cyumwe yamazemo nk'iminsi 4. Amazemo iminsi 4 yavuga ati oya, aha hantu amafaranga yazanshiraho. Ahita ava muri Serena ajya gufata appartement. Muri icyo gihe yaratwikaga, yaragikora, yagombaga gusubira muri Amerika, yaraje muri vacances. Urumva nabwo yaje afite amafaranga ameze neza. Ubu ngubu aje yirukanwe, ndetse yirukanwa nta kintu ahawe, nta mperekeza. Urumva ubu nibwo azapevera kumara icyumweru muri Serena, cyangwa ahubwo nukuza nyine gukanga diversaire kugira ngo yerekane ko nubundi nta kibazo yahitiye muri Serena. Ariko nyuma y'iminsi ngahe, ubu deja iki kiganiro turi kugikora wasanga yaramaze no kuva muri Serena, yaragiye ahandi. Bikumvisha iki? Bikumvisha ko hari ahantu ari nta bushobozi afite bwo kuhipevera byibuze ibyumweru 2. Namara ibyumweru 2 ari muri Serena uriya muhungu, simuteze iminsi cyangwa icyo, ariko namara ibyumweru 2 aba muri iriya Serena, muzaze mumbwire, muzagaruke mumbwire aho muri comment, muzagaruke. Inama rero, inama namugira ni iyi ngiyi. Ibyo ari byo byose, n'abandi bameze nkawe rwose barahari. Ubundi
inama nagira uriya mutipe rero nuko nta wenda nta niyo akeneye, ariko nabikubwiye iyo biri ku muhanda buri wese aba abifiteho ijambo, buri wese aba agomba kubivugaho uko abishaka. Buriya iyo yizira bucece nk'uko nabivugaga mu kanya, akihitira muri apartema akituriza, hanze hari hasohotse amafoto 2 ngo ari ku kibuga cy'indege, ariko ari amafoto nta kintu aba avuze. Iyo yizira i Kigali bucece agashaka ka apartema wenda gaciriritse, agahita akishyura nk'umwaka wose, byibuze akaba abonye aho kuba, ubundi agahita afata amafaranga yazanye. Kuko ibyo byose wabanye n'abantu kandi umupublic figure n'umuntu ushobora kumva ko bamwirukanye muri Amerika agahita amuha nk'ibihumbi 5, uwo yabwira ati dore bimeze nabi nk'igihumbi ntiyakimwima kubera ko ari umupublic figure baramuzi, wenda akamanukana nk'ibyo bihumbi 10 kishyura muri apartment mu mwaka wose, ubundi ugahita ukora ka business kawe bucece, watangiza salo, wacuruza cosmetics, byaba any business wakwicara ugakora muri utwo dufaranga dukeya wamanukanye i Kigali, ukazajya mu byo gutwika nyuma. Icyo gihe yari gusiga abantu mu rujijo bibaza ati se nibyo koko yaraje cyangwa ntiyaje. Wowe ugakora staff zawe muri low key, n'ibyo business abantu ntibamenye ko ari yawe, wenda bikazaza kumenyekana nyuma, nawe warafatishije ubuzima, umeze neza, ufite n'imodoka ugendamo i Kigali. Ariko ubu ngubu icyo nzi cyo ni aba taxi voiture za V8 yikaragagamo, ntabwo biba byoroshye. Inama rero numva twagira umuntu nk'uriya n'abandi nkawe bakirwana no kumvisha isi ko barenze bakoresheje imbuga nkoranyambaga ku mafoto n'iki, nyamara atari ko bimeze. Icyambere of course ni urubyiruko, reka bariho mera. Ibintu byose turi kubona kuri social media muri ibi bihe ntabwo aba ari ukuri. Ikintu uzajya ubona kuri social media uzajye wicara ubanze wanarize 50% gishobora kuba ari ukuri, indi 50% ari ukubeshya. Nukabona umuntu apostinze atwaye V8 ngo uhite utangira kumutexting uti waragafashe n'iki wapi. Hari n'igihe basanga bari kumwigisha gutwara. Ubu hari abana bashobora kuba barashotse ubutinganyi bari kugendera kuvuga ati biriya bintu bibamo amafaranga, dore nanjye nzabaho nka Semuhungu, nanjye nzajya muri Amerika, nanjye nzagura amamodoka, nzagira gute, kubera ibyo ngibyo. Kandi mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Urumva ni wabo nta kintu yabafashije, iwabo ari iwabo nta kintu yabafashije. Bivuze iki? Udufaranga twose yabonaga twagenderaga muri ibyo, mu kurwana no kugaragaza karenze kandi nyamara atarenze. Nubwo ibi yabikoraga ari muri Amerika, hari n'abandi babikora noneho bari hano iwacu kandi nibo benshi. Ibintu byose rero tubonye ku mbuga nkoranyambaga ntibigatume tuva mu murongo w'ibyo twari turimo ngo abari byo twirukira, kuko ibyo ngibyo nyine ni umuriro w'amashara. Nyuma y'igihe gitoya biba bizimye. Inama rero kuri Ramutipe natuzi abanza ave muri media gatoya, kuko naguma muri media Jihad uri hariya wenyine aratuma depression imurenga. Urumva Jihad hariya siwe wamwikururiye, siwe wamuzanyeho umunwa. Jihad wenyine uri hano kuri iyi mihanda arakujomba umunwa, depression nimba ari ku kigero cya 50%, ubu icyo nzi kiri kugenda izamuka umunota ku wundi. Urumva icyiza rero va muri media, tuza kuri ibintu byawe loki. Nimba ufite abo bantu bandi bazajya bagusapotinga mwabanye muri Amerika, abo bantu uvuga wagiriye neza, erega reka nkubwira nicyo kibazo. Umuntu akaza akakumvisha uburyo yafashije umuntu kanaka, kandi nyamara muri uko kumufasha nawe yari abifitemo inyungu. Agarutse kuza kubyigamba ngo nabafashije abantu nagize gute, nibwo nta bufasha, ntabwo ubwo byarangiye. Ubwo uje kubyigamba byarangiye. Wari ufite ikintu nawe wabatagetingagaho, nawe ufite ikintu wabatagetingagaho. Kuza ugatwara imifuka 10 ya kawunga ukagenda ukifotoreza ku bantu ba Kimisagara, si uko yashakaga ko media zimwandika se?
ntabwo yari kuza muri media ngo ababwire gusa ngo munyandike ngo ndi Semuhungu, no, ariko kuko nawe yabaga ari gutagetinga iyo hiti, niyo mpamvu yazaga akaba yakoranyije abantu ku kibuga cy'indege, buri wese 5 bakurira ikwasteri yayikodesheje, imifuka ingahe ya kawunga, imifuka ingahe y'umuceri, umufuka w'isukari, tujye gufasha abana Kimisagara. Agahita agenda akabifotorezaho, ubundi agahamagara ibitangazamakuru, Semuhungu yafashije abantu, Semuhungu yafashije abantu. Ubu so baracyabafasha, aba yakibafasha n'isaha, nibwo twakwemera ko yabahaye ubufasha. Ahako se arabikora, biriya yabikoraga nawe ku nyungu ze bwite, yari afite ikintu ari gutagetinga. Man, umuntu ufasha bya nyabyo nta nubwo abivuga, nta nubwo atuma bimenyekana. Man, bigende gute, bimugaruke gute, bicurike, bicurukurwe, ntabwo yigera bivuga, kuko ni igikorwa aba yarakoze ku mutima. Naho kuzuga ukavuga ngo nafashije ng'abantu, ngo nagize gute, ngo none ngo ngiye ngo bari kunyitura inabi, it's up to you. Uraza kutubwiza ngo nimba warabafashije kuko bikuye ku mutima, nta nubwo wagakwiye kuba claiming ibyo ngibyo ko baravuga ngo gira neza wigendere. Ngayo nguko rero guys, ibintu biba ku mbuga nkoranyambaga mu byitondere. Mu minsi ishize, reka nsorize kuri aka gastora, ariko uyu muntu nihangane ntago mukomerekeje. Mu minsi ishize twabonye urundi ruganda rw'umuntu umwe w'igikomerezwa, twararubonye ku mbuga nkoranyambaga, turatungurwa. Uti gute? Twumvaga ngo afite uruganda, ngiye nakubeshye mi naricaraga nkumva ni uruganda afite rukora kawunga, nkumva ni ka Petit Minimex. Wenda Minimex yo ni reka iri ku rwego rwo hejuru, ariko twumvaga byibuze ari ka Petit Minimex wenda biri muri none umuntu ukomeye w'icyamamare n'ikiba ibitangazamakuru byakwandika ngo afite ngo uruganda rwa kawunga. Abantu ngahita bavuga turamukapo yagezeyo kabisa, yaragafashe. Ibintu ni hatari. Ubwo ndacyagaruka kuri ku ngaruka z'ibintu turi kubona ku mbuga nkoranyambaga. Bigize gutya kaba karabaye nta ruhare twabigizemo, natwe twagiye kubona tubona biraturitse, bigiye hanze, tumenye n'uburyo ibyo byakozwe, n'uburyo urwo ruganda rwari rumeze. Ngiye narebye amafoto ndabagana ntago bibaho, nta nubwo twari tuzi ko ari umuntu warufatanyije, twari tuzi ko ari urwe wenyine. Tugiye kubona amafoto agiye hanze, man, aya mafoto muri kubona kuri izi Instagram, kuri izi Twitter, kuri izi Facebook, kuri izi Snapchat, kuri izi TikTok, bro, nta hantu ahuriye na real life abantu, abo bantu ba nyirayo babamo, nta hantu bihuriye. Hari umuntu upostinga hariya yabwiriwe, man, yabuze n'iki. Ngiye narebaga numvaga abantu uruganda ibyo byose nkavuga ati abantu kapo yaragafashe yagezeyo, ku buryo iyo wajyaga gukora urutonde rw'abastari bafite akantu niwe waheragaho. Ati umuntu ufite uruganda, wowe uruganda rwa kawunga, byari danje. Ako uruganda ntitwarubonye ibyo ari byo, ntitwanamenye ko rutari urwe wenyine, yararufatanyije n'undi muntu. Ubu ntibiri mu nkiko. Izo ni ingero nkeya mu ngero zirenga 1000 wabona z'ibi bintu biba kuri social media. So ngayo nguko guys, Semuhungu ikazi Kigali ni iwanyu, feel free. Gusa nutabyitwaramo neza, dore turajya dukubitanira ku karongo ka tap and go, nubwo atari byo nakwifuriza. Turajya dukubitanira ku karongo hariya turi gutapingaho, kuko urumva nimba utarashoboye gufasha na mama wawe, ubundi se ubu wamungana ubu wajyaga kugurira abandi za kawunga ugasiga umubyeyi wawe, nk'ibyo byose sibyo nakubwiraga ko biba ari ukwifotoza. Siba ari ukwifotoza, iyaba koko wari ugufasha ntiyari guhera iwabo. Ahubwo abana b'i Kigali, ibi bintu byose muri kubona bibengerana, siko biba ari zahabu. Ngayo nguko, reka twigendere. Inkuru y'uyu munsi yari iyo ngiyo. Bondi ntibibagirwe gukora subscribe, share, like ndetse na comment, ugakanda no kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho bijye bihita bikugeraho 5 kuri 5. Umwihariko wa
IH cyangwa IH ni entertainment and business. Entertainment and business niwo mwihariko wacu. Ubundi reka mbifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Emerson Bakunda nawe wakoze, ntibibagirwe no gukanda kuri Barbie Times TV.